ajya witabaza imbaraga zose zishoboka bakavuga bati Davis ikintu cyose gishoboka kugira ngo Davis akomeze umuziki yagikora. Niko bimeze na naka kanya. Ngo ikintu cyose gishoboka kugira ngo Davis akomeze umuziki ugombaga kugikora. Reka mbabwire ndi hano kuhaguma sinheze kugenda. Cyane haba ikindi kibazo. Inkuruzo zigira nta kintu doya ntago zijya zingonga. Ntago zingonga rwose. Ku buryo ngo n'igihe ibiceri byabuze shaka abakobwa bayafite yabakuramo. Navuga ko nta mukobwa ngiye wigeze unsupportinga muri career yanjye. Byari prank byose ibintu njya gukora twumvaga. Nta mukobwa wigeze uvuga ngo kuba nta mukobwa yaba ari hano ari kubivuga. Umukobwa umukerekazi wari yaba ari hano ari kubivuga hano haba hari umuntu uri gusakuza ari kuvuga ngo kuba Davis ari hari hano na amafaranga nibavuga. Baravuga none se amafaranga sugira ngo baravuga baravuga sometime baravuga n'ukuntu umupfuko sometime baravuga sometime iyo bibaye polemique ntago ujye bibona se muri media hari abantu bashwanye akavuga ibijya mwishyuza mu rukiko n'ibiki ko nta majwi yawe yarasohotse ari amajwi se na yahe harya hari kwanza orohamo ninge wayizanye si yawe bira nibigushwana bisanzwe sirogo yawe nibyo gushwana by'abantu bisanzwe ariko navuga ko nta umuntu agusponsoringa uzane muri to be honest reka nkubwire neza to be honest nta kintu gikomeye nta n'ikintu giteye ubwoba bya mukobwa yakoze ibiteye ubwoba narabyikoze ku giti cyanjye warabyikoreye ubundi biteye ubwoba so rero kuza uvuga turi hano utuntu turi small ukurikije ubufaranga yatangaga nta n'ikintu yari yatanze utuntu duto cyane kaza David akwemera ubundi nawe umuntu ngana uvuga ati nubwo wita umwami w'amajyepfo n'umuryo arabiririmbye nako yaririmbye iki waririmbye kuri umwami w'amajyepfo urangije unaririmba biryogo ubu byaraducanze reka nze nkubwize ukuri ni ari akantu k'akadrama kajya kabaho uzabirebe cyane cyane iyo abari n'abategarugori bageze muri iyo case yego biyitirira n'ibyo batakoze ariko wowe kuko uri umugabo gaceceka ukamwiyorera yego agapfusha ndene akavuga biba biribuze kugira bitese birarangira nyine biratambuka ubuzima bugakomeza so ariko navuga ko ntagendeye no kuri ibyo ngibyo navuga ko akazi kanini nagakorewe nakikoreye na management yanjye yego kuko ngiyewe ibyo bintu nzi kubitandukanya nzi gutandukanya urukundo mu kazi n'akazi ukwako ukanamenya no kubana na management yawe neza yes nta muntu navuga kano kanya uhari nakwemvovinga mu kazi kanjye ari no mu rukundo at the same time urukundo hirya akazi nako ukwako kugira ngo utazajya no kubivanga utazajya no kunsanga kuri stage cyangwa utazajya iguma mu rukundo nawe nanjye ndi mu kazi kanjye rega burya ibintu byose bituviramo amasomo maybe mbanza ari uko na safari nze nkiri muto ariko ibyo bintu nize ko iyo ubihuje buri gihe birabomboreka kumara na fame imyaka 10 uri umustar wapuzweho ibintu byinshi pe ariko se ndumva umukobwa wateye inda uyu manager Mr David ukita umwami w'amajyepfo ukita umwami w'abana ariko imyaka 10 ukayifunga utarayivugwaho buriya nuko to be honest niyo mpamvu avuze uti ku myaka 10 kana mamaze udukingirizo to be honest reka nkubwize neza ukuri ntago nshaka gutagaranya abana banjye yego so rero mu gihe ntarabona mama wabo babyara ntago nteze kubatanga kandi ibyo bintu nkabigiraho control ikomeye ese mama ubumise numve impamvu rero wari winjiye muri business y'udukingirizo ngiye nshaka kugira umubyeyi umwe w'abana banjye ntago nshaka kuvuga ngo hano byara accident umwana ukuki umwita accident nta mwana impano yaguhaye kuki yita accident ntago byo kabisa ya buriya nta muntu wakora business nta mpamvu
nujya Yeah. ubona umuntu ahisemo gucuruza imigati aba afite ahantu imigati yamukuye hanini hanini cyane. So, nibyo nari ndi kukubwira Pe. nimba ndi mu kazi okay nyita ibyo ushaka byose yego ariko ibyanjye byibwite byo ibindi bindi yes. genda byumva kabisa. Rero ubu turi kuganira hari abantu benshi baba bafite n'ubwoba mani bavuga bati bro ibintu by'ubusitari cyangwa se iby'imiziki cyangwa se ibya social media kubijyamo biteye ubwoba. Impamvu mbikubaje nuko wabashe kwimastaringa kandi ntacyo bigutwaye nakazi wabyise akazi ubikora kinyamwuga ku buryo hari n'igihe umuntu avuga ati se Davis niyisebeje ariko ukavuga uti ndi kwinjiza no kuvuga ko nisebeje agendera ku mafoto menshi agiye usohora ubuvido bwinshi ntene nko ku ifoto nabonye hari ukuntu no mu buryo bw'imyambarire wemera ukakora ibintu bisa nko kwisebya habona benzi yawe yijyamo imbwa nka 30 habona ugiye guhinga wowe wisize ivu habona ubaye umuseriveri muri resitora y'abamotari ntabakubwira ko wowe uri buri no kwisebya bya bintu rero byose nujya kubireba bitanga message. None se umumotari ni handi mwazahurira utagiye kumusanga hari n'igihe we abavuga ati aya versoma nayabonye ngiye gukorera kujyana mu rugo yego none se azabona n'umwanya kwishyura concert yawe at the same time utamusanze hariya kandi kakureba buri munsi kagufana buri munsi kari wa wundi wanakwisiga irange ku bwawe kuki utamusanga hari yego ibyo nabyo ni ikindi kintu abantu dukorera abantu badusapotinga tukaba tugeze hano kuki bidutera ubusembwa kubegera wa mugani kuki kubegera ari ikibazo kuki uba wumva bari kugushisha bari kukwanduza ari bo bakugize guri ntabwo ibyo bintu biba hari ukuntu ariko umuntu aba yumva ariko ari icyamamara akavuga ati icyamamara ariko se iyo uza kuba uri mu ishyamba ryonyine wari kwamamaza ni ibiti byari kukwamamaza ibyo ndi kukubaza nyine none se ni abantu batugira gutya none se kuki wumva wabishisha kandi ariko kazi ukora hari abandi bafite ubushobozi bwo kukureba hari abandi niyo wabasaba 1,000 byo kuza kukureba wabibona yego ariko n'ibihumbi 5 kubiderivaringa kuri concert yawe bikaba byamugora yego basi noneho ngiye kwigomwa bwa rimwe nta kintu njya nigomwa ariko ngiye kureba Davis 5,000 mu rugo ndabifata ndabijyana ariko ngiye kumureba kubera iki nicyo gikorwa nabo bamukore niyo mpamvu bafashukanye bavuga uti kanjye no kubaseriva muri resitora yabo cyane rwose baza gusanga ari Davis abaserivaga ariko batabizi yego ambo naho ziriya nkumi nazo ubuzegera izihe ziriya nkumi maze iminsi bavuga ko uri kuzipapura ngo umuhungu w'umurundi none se aho uvuga uti uyu mukobwa ni ntamwegera kankubaza uzi uruhare abari n'abategarugori bagira mu muziki ukuntu rungana ni rwinshi cyane ni nabo bakunda indirimbo zawe benshi pe cyane none se uririmba urukundo utashobora no gutetesha umukobwa rimwe ibigo byo bimaze iki utashobora no gufata rimwe ngo wereke abantu usamporinga abantu uburyo watreatingamo umukobwa aramutse abaye umukunzi wawe ubwo warangiza ukita ngo umwami w'urukundo none se uri umwami w'urukundo rwawe ntabwo ugira none uri kuririmba tutaranakubona utereta kandi wirirwa ubeshya abantu ibyo ntabwo bibaho genda Davis uzi gutereta ntabwo bibaho ibintu byose biba bifite ahantu biri buze gutanga message n'imiziki yawe kandi bitanga message kuri uwo muntu wagiye ku bamotari barabibonye ko nabegereye yego ku mukobwa nawe yarabibonye ko namuha urukundo yego very nice ntabwo aba ari kuvuga ko ari imico mibi yawe ufite ntabwo ari imico mibi kuko nk'ubwo arabavuga bateze Davis bavuga ko umukopine w'abi Burayi kandi ko ari n'inzobe tukabona agendana n'umukobwa w'amabuno w'igikara ubu tuzabigezera gute akazi we azi ibyo mukorera muri background iby'akazi nabyo arabizi nawe arabyakira ushobora kuvuga gutyo se uzi namuhaye gift imeze itese amugana ibyo mba nakoze mu gikari biba birikomeye cyane mu gikari uri mubi cyane gikari rwose ngo ukubitisha inyundo ya kinubi
uri umugome cyane. mu gikari ngewe byanjye mba nabirangije. Mu gikari ubwo video yawe nisohoka, video yihe yo mu ko gikari, muransohora video yo mu gikari. yo mu gikari ushatse kuzana rero ibimaze iminsi bihari. Biriya ni ibintu byaba ku muntu uwo ari we wese, wakumva bisanzwe kubayeho. buri mugabo wese byamushyikira. Yego. Nta gihe reka mvuge muri sosiyete. Yego. Ngarukire muri sosiyete. Muri sosiyete iriya situation buri muntu wese yamushyikira, buri muntu wese yayicamo. Ahubwo uwo muri kumwe yiteguye kugukomeza bingana gute, kuko nawe anytime yayicamo. Nimba atafashwe se avuga ko ntayo yabaye. Ntago twajya ngo dutere abantu amabuye, kuko muri background natwe biriya byose biraba. So ariko iyo ufite aho ubarizwa, iyo ufite wo uvuga ngo nahisemo kurusha abandi, yego, yatiteguye kukubabarira, so ubwo ubundi ibintu mwarasezeranye byaba bimaze iki? Kumwavuga ko muzacana mu bibi ni byiza, none ubwo ibibi nibiza uranyigarama. Hoya ndasaba imbabazi umbabarire. Ariko nawe nkuko nabigusanga none se nzagute kuko nawe umubiri ni umubiri, nawe ibyo byagushyikira anytime. None kuki wowe wumva wantera amabuye ukafatanya n'abandi bose ukantera amabuye ku mugaragaro, kandi ari wowe nahisemo mu bantu bose bari aho ngaho? Wanangurishe sinzi ibintu uri kuvuga. So wowe ushatse kuvuga video n'ubuzima bwanjye buri personnel, ngo yo mwibanga, yo muri mwibanga. Hari amavideo ubundi yo mwibanga. So iyo ngo niyo rero wari uri kuvuga, wazimije nawe ndazimiza. Ariko nushaka ko tubyerura, twese turabyerura. Tubyerure rero. Sawa, tugende. Nicyo gukundira ubundi David. Sawa. Ibintu biri kuvuga uyu munsi, sibyo? Sawa. Nko ku muvandimwe cyangwa se umunyamakuru mugenzi wanjye witwa Sabe. Ntabwo mvuze ko ari byo cyangwa atari byo. Abantu babyumve neza. Niki kiri utari kunyurwa nacyo n'ukuntu inkuru ziri ku reporting? Nuko buri wese yigize nkaho iriya kosa ryabaye ntaryo we ntajya ajya akora. Ni nka bya bindi Yesu yigeze kuvuga ngo utabikora namutera ibuye, babura n'umwe uri mutera. Yego. None se kuki nyine byakwitwa gutya, kandi ko twese bize uri guseka kandi nawe ujya ubikora? Ikintu cyo wowe kitakunyuze kabisa. Ntago nyine kiba maybe cyane ko nta nuhamya ko ari byo cyangwa atari byo. Okay, oya byenjoyinge nawe ejo bundi tuzakwenjoyinga. Iyo niyo gahunda ihari. So ubwo nimba twabigize enjoyment kuri buri umwe icada, ubwo time yawe nawe nigerwaho bazakwenjoyinga. Biri kwica iki kuri industry? Biri kwica respect y'abantu. Ugasanga umuntu yakoze ibintu byose byiza, yagize n'ubushobozi, ariko ari gusuzugurwa. Yego. Ntabwo ari byiza rero. Credibility y'umuntu iri gutakara, cyane iyo credibility itakara, kuko wagize iki se nabivuga gute, wahemutse mu bantu cyane. Ariko mu gihe ari accident ibaye, of course abantu ntago bari bubifata nk'ibisanzwe, ntabyo bakumenyereyeho. Accident ndi kuvuga niyo kwisanga nyine biri hose. Yego. Ni accident cyane kutanabisiba cyangwa bisubiza inyuma. Ntabyo wasiba, ariko mu mutwe wawe no mu mutima wabisiba burya. Nese ni bingahe bizwi hano twasibye mu mitwe yacu tugakomeza ubuzima? Iyo bigeze kuri wowe biba ari byinshi. Now you are next. Ndaba next kangahe? Ko muraho. Nawe ariko nawe urahari. Mari.